amahoro ku bafana mwese turi kumwe. Uyu ni wa mwanya wahariwe ikiganiro Kampire TV show. Ndagusuhuje cyane aho nkurikiye, wowe tubana umunsi ku munsi, tugiye kubana mu kiganiro. Uyu munsi ni surprise twabateguriye. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro cyerekeranye n'abashakanye, ikiganiro cy'abagabo n'ikingo muri rusange. Twateguye imiti igomba gufasha umugabo mu gihe afite hari amoko y'ibitsina agiye atandukanye. Hari abantu baba bafite ibitsina binanutse, hari abantu baba bafite ibitsina bibyibushye, hari abantu baba bafite sex ndende. Ubwo ndavuga ku mugabo. Uyu munsi rero nifuje kuganiriza kuri wowe mugabo ufite igitsina kirekire kandi kinanutse, kugira ngo nkubwire umuti wagufasha kugira ngo igitsina cyawe kibashe kwaguka kibe kibyibushye. Nkubwire n'uburyo cyakoreshwa mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ese uriteguye? Muhaye karibu. Amazina yanjye ni Kampire. Nkubwira ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ntatinze, dufite ibitunguru onyo bya ruje urabibona, ndetse dufite ubuki ngubu, dufite ibitunguru ngibi. Ikindi turi bwifashishe, dufite amata ngaya. Ibi ni bimwe mu bikoresho tugiye gukoresha twerekana uburyo wowe ufite igitsina kinanutse, ndetse uburyo wagikoreshamo kandi kirekire, uburyo wagikoresha kugira ngo ushimishe uwo mwashakanye cyangwa se ushimishe umukunzi wawe. Ikindi kandi dufite hano amavuta. Aya mavuta turaza kwifashisha mu gihe tugiye gusiga igitsina cyacu kugira kibashe kongera umubyimba, kugira kibashe gushimisha uwo mwashakanye. Ndetse hano dufite umudarasini. Ibi ni bimwe mu bikoresho tugiye kwifashisha kugira twongere igihe. Hari abantu bakora imibonano igihe gitoya, abantu barangiza vuba. Ibyo bintu bigomba gucika, bigomba kurangira. Niyo mpamvu nkugira ngo nkukorere umuti wagufasha mu gihe igitsina cyawe kiba ari gitoya, kibashe kuba kinini ndetse kibashe gukora igihe kinini. Ntatinze rero, twatangiye turahera ku gitunguru. Hano dufite igitunguru cy'umutuku. Igitunguru turakirapa. Ufite blender uragifata ukakiblenda, ugishyira muri blender. Warangiza cyamara gutungana kimeze wagishyize muri blender, ukagenda ugashyira muri blender, ndetse ugashyiramo na tangawizi nayo turayifite. Ndaje nayo nikwereke uburyo nayo igenda ikoresha blend. Impamvu ntayikoresheje, hari igihe ikoresha bikaba ngombwa ko wenda idakora neza nk'uko ubishaka, ariko n'iyi rape iradufasha kugira ngo ibintu byacu bibashe kugenda neza. Ubu ukurikire, ntuve kuri kamera, turabana paka ikiganiro kirangiye. Uyu ni umuti uzagufasha kugira ngo ubashe kumara igihe kirekire ushimisha uwo mwashakanye. Icyitonderwa, iki gitunguru kigomba kuba ari igitunguru cy'ikinyarwanda. Wabibonye ni udutunguru dutoya, kubera hari ibitunguru bya pirate byafumbijwe ifumbire mvaruganda, ntabwo ari byo dukeneye. Turakenera ibitunguru bya kinyarwanda. Rimwe na rimwe biraryana mu maso, ariko umuti tujuru ntabwo uryoha. Tugomba kubyihanganira tugakora umuti wacu. Twarangiza kuwukora, tukubaka ingo zacu zigakomera, cyane ko muri iki gihe twugarijwe n'ikibazo nk'icyo ngicyo. Umugabo usanga afite igitsina kinanutse, kandi buriya nta mugore
n'umuntu wishimira gutunga umugabo ufite igitsina gito cyane, ariko nta kibazo, biterwa n'uburyo agikoresha. Ariyo mpamvu nkubwira ngo ntuve kuri kamera, uyu munsi twabateguriye ibintu byiza cyane. Ndakeka iki cyaba gihagije mu byo tugiye gukora, hanyuma turangiza kurakata igitunguru, turafata tangawizi. Ikintu cya mbere kandi ni isuku. Ibintu by'igiye gukora ugomba kuba bifite isuku. Turakoresha tangawizi. Iki ni igitunguru cyacu cy'umutuku kandi cya kinyarwanda. Tugiye gukora nanone, iyi ni tangawizi yogeje neza, nayitunganyije. Tangawizi nivaho turaza gukoresha umudarasini. Umudarasini ahantu hose mu bacuruza ibirungo uragenda ukababwira ati ndashaka umudarasini bakawuguha. Ni kimwe mu gikoresho cyangwa se mu kirungo gikoreshwa mu cyayi, ariko nanone kikaba umuti ku bagabo, abagabo bafite ikibazo cyo kurangiza vuba ndetse bafite n'igitsina gitoya kidashimisha uwo mwashakanye. Tangawizi nitumara kuyirapa, turaza gukurikizaho, turaza kongeramo akadimu gake cyane katari kenshi, ni nk'akayiko gato, kugira ngo bibashe kuza kugufasha. Nakubwiye ngo ntuve imbere ya kamera, kandi wowe nkurikiye tubana umunsi ku munsi, ndagira nkubwire ngo icya mbere na mbere nkeneye yuko ukora subscribe, ukore like, ukore comment ku biganiro wifuza ko twakuganirizaho, ku kibazo ufite twagufasha kugira tugishakire igisubizo uriho wishimye. Niyo mpamvu twakoze uru rubuga kugira tujye tubana, tukugira inama. Iyi tangawizi turi gukora ni iri bukorwe mu itasi imwe. Ikijumba kimwe cya tangawizi kiba gihagije kugira ngo tangawizi itaba nyinshi. Ukamenya ntuzakoreshe tangawizi nyinshi, kuko tangawizi nyinshi ishobora kugutera ubundi burwayi. Twangije kurapa onyo. Iyi ni tangawizi. Hano dufite ikirahure. Iki kirahure turafata ibi twarapye, ubirebe neza, bishyire mu kirahure. Wabibonye, twabigirira isuku. Turangiza hano dufite igitunguru, ubyitegereze neza, nta mazi dukoresha. Hanyuma niturangiza turaza kongeramo ubuki buke, ubirebe neza nawe ujye ubikora, kandi nkubwira ngo nudashobora kubikora. Ikindi kandi nkubwira uzitondera ubuki. Hari ubuki bwa pirate, hari ubuki abantu batubura. Ubuki bugomba wizeye neza ko ari ubuki bwa kinyarwanda. Turongeramo ubuki bukeya, wabibonye ni nk'ibiyiko nka 2 ugereranyije. Wabonye aho bigera. Niturangiza turaza gushyiramo amata. Aya ni amata ari mu kajerekani y'ishyushyu, makeya nayo aringaniye. Turangiza, uyu ni umudarasini nakubwiye, turafata gakeya ubundi tuminjiremo gake. Iyo ukoresha akayiko gatoya, ntabwo ukoresha nyinshi, ukoresha akayiko gato. Nurangiza
uraza kumixinga bino bintu bize kwivanga. Urabona ko amata ari hejuru, igitunguru kiri hasi ndetse na tangawizi bivanga neza n'igitunguru. Niturangiza tunywe. Umugabo, uyu ni umuti ufasha umugabo. Nakubwiye ni igitunguru, ni tungurusumu, ni umudarasini. Niturangiza dufite hano tungurusumu, iyi lemon turakoresha agapariti gatoya, turakoreshamo akadimu gake. Hanyuma niturangiza dutegerezeho iminota 2. Uyu ni umuti uzagufasha mu gihe ufite ikibazo cyo kurangiza vuba. Uyu muti ukoreshwa mu gihe cy'iminsi 10. Uwunywa mu gitondo ndetse na nimugoroba ugiye kuryama. Iyo rero umaze kunywa pendant 10 jours ubona igisubizo kandi cyiza. Ni ukuvuga ngo iyo iminsi 10 ishize, aya ni ya mavuta nakubwiye avanzemo, ni amavuta avanzemo ibimera bigiye bitandukanye. Hari ibimera bigiye, ntabwo nabona uko mbigusobanurira byose, ariko uyu uzagufasha mu gihe cyo kugira ngo umare igihe kinini ukora imibonano mpuzabitsina n'uwo mwashakanye, ariko ntabwo uzagufasha kongera igitsina cyawe. Ni ukuvuga ngo ahangaha dufite agati twateguye, turasipoza ko iki ari igitsina cy'umugabo. Hano dufite kokombure ndetse nayo turasipoza ko ari igitsina cy'umugabo. Aka gati hari umuntu uba usanga afite igitsina kingana nka gutya ariko kirekire, ugasanga n'undi afite igitsina urabona imibyimba y'ibi bintu ntabingana. Ushobora kuba ufite igitsina kimwe cyangwa ufite iki cyangwa se ufite tuvuge nk'urugero, ugasanga wenda ufite igitsina kingana gutya. Umugore aho ava akagera ntabwo ashimishwa n'igitsina kinanutse. Niyo mpamvu wowe mugabo umurikiye cyangwa se umugore ushobora gukorera umugabo wawe massage y'aya mavuta nkubwira. Ntabwo ari bimwe by'ubu ngubu usanga umuntu akubwira ngo uyu muti wagufasha ntugufashe. Ni ibintu byizewe. Aya ni amavuta utapfa kubona, ariko ni amavuta ava hanze Tanzania niho akorerwa. Uyakeneye urampamagara nkaba nabasha kuyakugezaho. Ariko ni ukuvuga iyo umaze kumara uyu muti nakoze turi kumwe, twabanye mu kiganiro, wabonye uburyo nagiye mbikora. Ufata igitsina, tuvuge igitsina kingana gutya, iki ni igitsina sipozoke. Ugafata amavuta, ubwo iminsi watangiye kunywa ukagenda usiga, ugenda ugisiga, usiga gahoro gahoro, ukurikire urebe. Ufata igitsina cy'umugabo wawe cyangwa se wowe mugabo ku giti cyawe cyangwa wowe musore, ukagenda usiga kuko ndakeka ukunda umukunzi wawe ntabwo wakwishimira ko yagukorera ibintu bitakunejeje. Aho kugira ngo umuce inyuma, ahubwo wamuvuza cyangwa se ukamufasha. Usigaho amavuta ukagenda usiga umeze nk'ukora massage gake gake. Igitsina kigenda gihaguruka rimwe na rimwe, ariko ntacyo bitwaye kuko uba uri kumwe n'uwo mwashakanye. Hanyuma uko ugenda ubikora, ukabikora nabyo mu gihe gitoya. Aya mavuta akoreshwa igihe kirekire. Aka kantu ubona ni gatoya ariko gakora akazi gakomeye. Iyo rero urangije gusiga iki gitsina kingana gutya, mu gihe cy'amasaha
9 usanga igitsina cyawe cyanganye nk'iyi kokombure nabazaniye kugira ngo dusipozuke. Niba igitsina cyawe cyanganaga nk'aka gati kari hano mu masaha 9, urumva ni igihe gitoya, ni ibintu byikora nawe ukabibona ko kiri kugenda gikura. Mu masaha 9 usanga igitsina cyawe cyanganye nka gutya. Ikindi kandi ayo masaha 9 ashize nibwo wemerewe kuba wakora imibonano mpuzabitsina ku bashakanye. Iyo umaze gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo mwashakanye muri ayo masaha 9 yashize, ndakubwiza kuri yuko umugore wawe azishimira yuko niba washyiragamo bikagenda, azumva diferanse iri hagati y'igitsina cya mbere n'icya kabiri. Aya mavuta nayo yasiga mu gihe cy'iminsi 4 kugira ngo utarengera, hanyuma iminsi 4, hanyuma iyi ji ukayinywa mu gihe cy'iminsi 10 kugira ngo ubashe gukora uturemangingo twawe, kuko uyu ni umuti wongera kuzura amaserire amwe n'amwe yasinziriye akabasha gukanguka, ndetse n'ubwonko bwawe bukongera kwirema bundi bushyashya, bukaza kwibutswa yuko hari igikorwa runaka bugomba gukora. Ikindi mugabo, ushobora kuba aya mavuta utayabona kandi igitsina cyawe kingana gutya, ntabwo gushimisha uwo mwashakanye ari ukuba umuntu afite igitsina kinini, oya, ahubwo ni ubuhanga. Hari igihe ushobora kuba ufite agatsina gatoya, gusa nanone ntabwo ari byiza ko umukobwa akubona ngo agucishemo ijisho. Ibyiza ni ukuba nawe uri umuntu wujuje ibisabwa ku mugabo ufite igitsina gifatika, cyangwa se ufite igitsina gishimisha uwo mubana, cyangwa ukegera umuntu mubana ukamubaza uti ese ndagushimisha, ese ubona nakora iki kugira ngo unezerwe. Biba byiza iyo mubana muganira ku bibazo mugenda mugirana. Ikindi nakubwiye, iki gitsina ufite hano, iyo ufite gito wenda nta bushobozi ufite bwo kwivuza cyangwa kugura aya mavuta, ariko nta nubwo bihenze, ushobora kuyagura kugira ngo agufashe. Aya mavuta icyo agufasha ni ukongera igihe kinini. Niwamaraga iminota 2 cyangwa amasegonda igihe cyawe kiriho, niwamaraga amasegonda nibura umara iminota 30 ugiye mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Uyu nguyu ntabwo ushobora guhita ugufasha ngo ako kanya rezilita zihite ziboneka, nibura mu minsi 10 nibwo ubona rezilita. Ufite rero wenda wanyweye ji, ufite umugore wawe ariko ufite igitsina gitoya, ufata umugore ukamutegura nk'ibisanzwe, warangiza urabona umugore uburyo ateyemo, afite grande lèvres, ntabwo igitsina gitoya ari byiza ko gipenetra. Niba uzi ko ufite igitsina gitoya ukorera hanze, sinzi hanze niba uhazi, ariko ni ugukorera inyuma ku mudamu wawe wemewe. Ntabwo nkubwiye ngo wowe musore urabyemerewe, ahubwo wowe mugabo wemerewe gufata umudamu wawe mu gihe ufite igitsina gitoya, ukazamuka, niba muryamye n'urugero, ugafata amaguru yewe akayatandukanya nk'ibisanzwe, hanyuma agakorera inyuma kuri grande lèvres, akagenda hagati. Hari abagore bamwe na bamwe navuga ngo ntabwo batinyuka ku bagabo babo, ariko niba umugabo ari uwawe ugomba gutinyuka buri kintu cyose, kuko muba muri umwe, ndetse muba mwararahiye yuko muzatanga n'urupfu, cyane ko mwembi muba muri umuntu umwe. Mugomba kugirana inama, hatakunejeje ukahamubwira, aho wumvishe bitagenze neza ukahamubwira, ndetse mukagirana inama umunsi ku munsi. Ubundi mu rugo mugomba kuganira ku bibazo mufite. Niba yakoze nabi, umugabo igihe avuga ati sha nakwemeje, kandi
wowe mugore nta kintu wumvisha, wakiyumvisha ko uburyo yabikoze ari ibintu birenze kandi nta kintu yakoze. Niba rero urangije ugomba kubaza umugore, ese madamu wabibonye ute, ese byakunejeje? Ugenda rero ugira umeze nk'uri gukongota inyuma ugakubita, ntabwo igitsina gitoya bagishyira imbere, ntabwo bapenetra, oya, igitsina gitoya gikorerwa ukora imibonano ikorewe hanze. Ntabwo ushobora gushimisha uwo mwashakanye ufite igitsina gito, ntabwo bishoboka, keretse wa wundi ufite igitsina kinini kigenda kigafunga imyanya yose ku buryo kitari bugende gisanga ahantu hameze nk'aharangaye kandi atari uko arangaye ahubwo ari igitsina gitoya. Iki ni cyo kiganiro nabateguriye, nkwibutsa ko channel yacu ari Kampire Ange TV show. Iki kiganiro nifuza ko wagisharinga zimwe mu nshuti zawe, ukabaganiriza, ukababwira mu gihe ubabwiye kugira babashe kumenya ese ni gute nategura umugore wanjye, ese ni gute nashimisha uwo mbana nawe, ese ni gute nabaza umugore wanjye niba yanezerewe mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Niyo mpamvu nifuje kukuganiriza uburyo bitegurwa, uburyo bikorwamo, mu gihe uri kugenda ukubita ukubita, umugore wawe nta kabuza aranezerwa n'igitsina cyawe akacyishimira, byose ni tekinike. Ndagukunda rero unkurikiye, nifuza ko tubana umunsi ku munsi ku biganiro byacu tugenda dushyiraho. Wibuke gukora subscribe, like, ukore comment, ndetse n'ibiganiro tugenda dushyiraho uzabasha kubyumva. Bye rero, utaha, bye.